n'umutinganyi w'umu-DJ wanyu bita DJ Buriyane, nandetse akaba n'umunyamakuru influence ukora ibiganiro nandetse ukomeye cyane, nyuma yo gukora ubutinganyi akabujujubya abana b'abakobwa akabajujubya ndetse no gukora ibindi byinshi cyane. Ni nyuma yo kuva i Rusizi ngo arimo yerekeza i Kigali ngo atashye, nawe yaje gukora impanuka. Iyo mpanuka ikaba yarabaye akasamutwe ikomeye cyane, abaje gusaka n'abaje gusungera n'abaje kureba ibyabaye ibyo ari byo begereye imodoka ye ngo batagiye gusakasaka, basangamo Rwogamabondo y'amabya abiri inaganitse aho ngaho ngo niyo yajyaga yiteza umunsi ku munsi. Ibintu bikomeza kuba inshoberamahanga, ikimwaro kimufata ubwo mbega gushwara n'akawumamunwa. Umunyamakuru wanyu Murungi Sabe yitoratoye akora kuri Chita Magique, akaba umupagasi we nandetse akaba ibawusa ry'umuntu bagendana, aritoratora bafata umurongo aragenda nk'inyoni rwaje indi ngo berekeje i Kampala ngo bagiye kureba Yago Pundati witabaga ngo bamusabe imbabazi kubera ko amahoro akomeje kubura, kuko ibintu byabo bikomeje gutikira Isimbi TV. Bakomeje gukora unsubscribe ku mbaraga nyinshi nandetse ku muvuduko udasanzwe, n'ibiganiro asigaye akora y'amamiliyoni yagiraga asigaye agira abantu 10,000. Muri urwo rwego rw'uko ibintu byari bikomeje kuyoyoka nk'uko Yago Pundati yabibabwiye, bitoratoje bakora akarongo. Naho wa munyamakuru wanyu Scovia ibintu byo gukinga insengero no gufungura utubari ngo bimusize ari umwana wa Sekibi nk'uko byaje kugarukwa haruguru. Scovia rwose ngo nyuma y'imyaka 5 ngo bigomba kuba bigaragaye yuko ari umwana wa Sekibi nyirizina yaje gukora ubutumwa bwa Sekibi. Buri muntu wese akinyurizamo ijisho akareba uko kuri, akareba niyo Sekibi n'uwatumwe uwo ari we.